Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku rukundo. Ni ibintu bitandukanye ushobora kwitaho, ugomba gukurikiza cyangwa se ugomba guha agaciro mu gihe uri mu rukundo. Mu gihe uri kumwe n'uwo mukundana, ni ibiki ukwiye kwitaho, ni ibiki ukwiye gukora, ni ibihe udakwiye gukora. Ibyo ni byo twabateguriye uyu munsi. Niba rero uri mu rukundo cyangwa utararujyamo, ndagushishikariza gukurikiza iyi video kugira ngo nyine ikwigishe, iguhugure, kugira ngo nawe mu gihe wagiye mu rukundo cyangwa se weho ururimo ubashe kubaka imibanire yawe n'urukundo, ubashe kubaka urukundo rwawe mu buryo bwuzuye kandi burambye. Warakoze subscribe utarayikora, ndagushimiye cyane ko udukurikiye, kandi umusanzu uhora uduha, imbaraga utanga ni iby'agaciro kuri twebwe, bitwereka ko ibyo dukora bifite akamaro kandi bifite akamaro sosiyete. Ndagushimiye rero, wiha amashyi rwose, wumve ko bivuye ku mutima wacu, ukomeze ubane natwe. Utarakora subscribe ukore kugira ngo tujye duhora tubana, tujye duhora twungurana ubumenyi, kandi ujye muri comment wandikemo icyo wifuza ko ikindi gihe twagukorera, n'icyo wifuza ko ubutaha twakosora. Ibyo nabyo ni ibintu dukunda. Mu rukundo umuntu agomba kwitwara neza kandi akagira imyitwarire iboneye kugira ngo urukundo rube rwiza kandi rukomeze gukura. Dore bimwe mu bintu by'ingenzi umuntu agomba kwitaho ndetse akanitwararika kugira ngo urukundo rwe rukomere kandi arwishimire mu by'ukuri. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ugomba kwitaho, ugomba guha agaciro, ukagishinga hagati, kugira ngo umukunzi wawe igihe cyose muri kumwe ajye yumva yishimiye kuba ari kumwe nawe, ajye yumva yishimiye kuba agendana nawe. Ni ukumwubaha no kumuha agaciro mu gihe cyose muri kumwe. Kubaha no guha agaciro uwo mukundana ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu rukundo. Umuntu agomba kumva ko afite inshingano zo kumva no kubaha ibyifuzo n'amarangamutima y'umukunzi we. Igihe utubaha ibyo bintu, umukunzi wawe azakubonamo intege nke, azakubonamo ko nyine utamuha agaciro, utamuha cya kintu nyine akeneye kugira ngo afiringe urukundo, nawe yumve ko aryohewe no kuba ari kumwe nawe. Ni byiza rero ko igihe uri mu rukundo wita ku marangamutima, mbisubiremo, y'umuntu mukundana, kandi ukamenya igihe akeneye ibyishimo, akamenya igihe ababaye, ukamenya igihe ukwiye kwibuka ko atameze neza, ukamenya igihe uramugarurira muri mudu nziza no mu gihe arishimira ibyo bintu. Ikindi kintu cya kabiri ugomba kwitwararika, ugomba kuba, ni ugukora mu nyungu zanyu mwembi. Hari igihe usanga umuntu ari mu rukundo ariko ugasanga ibintu byinshi arashaka ko biza mu ruhande rwe, arashaka ko ibintu byose bikorwa mu ruhande rwe. Urukundo ni ugufashanya, ni ugushyira inyungu za mugenzi wawe imbere. Ntiwumve ko ugomba kwikunda, ntiwumve ko ibyiza bigomba kuza biri mu ruhande rwawe. Ibi bisobanuye gufasha umukunzi wawe mu bihe byiza no mu bihe bibi. Ntimubane mu bihe byiza ngo nagera mu bihe bibi umujye kure. Oya, ibyo ntabwo bizatuma mwubaka ngo mugere kure. Kandi ukamenya gushyira imbere ibyifuzo by'umukunzi wawe mu buryo bwubaka urukundo. Niba umukunzi wawe afite ibyifuzo, byubahe, kandi aho biri ngombwa ubikurikize. Nimba ubona bitakubangamiye, ubyubahe kandi umufashe kuba ibyifuzo bye byashyirwa mu bikorwa, byakubahirizwa. Bikaba bizatuma nyine ahora yumva ko uri umuntu w'agaciro, kandi ahora yumva ko igihe afite ikibazo, mu gihe afite icyifuzo, uri uwa mbere mu bantu akwiye kukibwira, uri uwa mbere mu bantu yumva ko bashobora kumutabara cyangwa kumufasha mu gihe ari muri icyo kibazo. Ntugakore ikosa rero ryo kutubaha icyifuzo cy'umukunzi wawe, cyangwa se kudakorera mu nyungu z'umukunzi wawe. Ikindi kintu ari nacyo rwose shingiro ry'umunezero mu rukundo, aricyo shingiro ryo kurambana, ari nacyo rufunguzo rwo kuba ushobora gukundana n'umuntu mukaba mwazagera ahantu mubana, ni iki ngiki. Ni ikintu cya gatatu, kugira ubushake bwo gutegerana amatwi no kuganira. Aha hantu niho hambere. Ubundi iyo abantu baganira niko barushaho kumvana, niko barushaho
kugirana nyine ubwumvane, kugirana relationship yimbitse kandi iteye kwifuzwa. Niko navuga, kwitwara neza mu rukundo bisaba ko umuntu agira ubushake bwo kumva ibyiyumvo n'amarangamutima y'umukunzi. Kugira ibiganiro byubaka ubumwe n'ubwubahane ni ingenzi cyane mu kubaka urukundo rwiza. Ntabwo ari byiza guhora mufite ibiganiro bitubaka imibanire yanyu, bitubaka ukwishyira ukwizana kwa buri umwe. Ahubwo ni byiza ko mugirana ibiganiro bibakururira kubahana, bibakururira gukundana, kandi bibakururira kugira inyungu mu mibereho y'urukundo. Mu gihe udatega amatwi mugenzi wawe, mu gihe udatega amatwi uwo mufatanyije urukundo, icyo gihe ntaho muzagera, nta kintu muzageraho. Mu gihe umukunzi wawe yagize ikosa cyangwa se hari ikindi kintu cyamubayeho, ni byiza ko uwa mbere ukwiye kumwumva no kumutega amatwi, kugira ngo yumve ko nawe hari ahantu ari, yicara akumva ari comfortable, yicara akumva ko nyine agufite nk'umuntu ufite ikarito yuzuye ibisubizo by'ibyifuzo bye, ifite ikarito yuzuye ibyifuzo, yuzuye ibisubizo by'ibyo afitiyeho ibibazo. Ni byiza rero ko wicara ukamutega amatwi, ukamwumva, kandi icyo gihe bizagufasha kumugumana no kumumentena, kuko bizaba ikibazo igihe wananiwe kumwumva akagira undi muntu umwumva, undi muntu umutegera amatwi. Niho uzasanga nyine wowe ataguha agaciro, ahubwo agaha uwundi muntu runaka, kubera ko byibuze wabasha kumva akababaro ke n'agahinda ke. Ni byiza rero ko wicara ukumva icyo umukunzi wawe akeneye, kandi mukagira ibihe byo kuganira cyane, kugira ngo murusheho kumvana, mukereye umuryango, mukereye nyine ubwumvane, mukereye umuntu umwe, mwere kuba runaka undi yere kuba runaka, ahubwo mube abantu buzuzanya, kandi aho umwe ari undi aba ahari, aho umwe atari undi ahamubera. Kwitwararika ugomba no gutindaho cyane ni ukwizerana cyangwa se kugirirana icyizere muri rusange. Wizeye umukunzi wawe no gutanga icyizere. Kwizerana hagati y'abakundana ni urufunguzo rwo kugumana urukundo rwiza, bituma hashobora kubaho imibanire ikomeye ndetse yuje ubumwe. Akenshi ugasanga umuntu arahora akeka mugenzi we, ugasanga urahora umukeka, ukumva ko mu gihe agiye ahantu nta cyiza ari bukoreyo, urumva agiye kuguca inyuma, urumva agiye mu bandi bahungu cyangwa se mu bandi bakobwa. Icyo gihe uzaba uri murica urukundo rwanyu. Ni byiza ko mwizerana, ni byiza ko mwumva ko mu gihe umwe yagiye nta kibi yagiyemo, ahubwo yagiye mu nyungu zanyu mwembi. Ibyo bizatuma mubasha kubaka ikintu gikomeye, kandi mwumve ko iteka ryose buri wese adakora kugira ngo ahemukire undi, ahubwo akora kugira ngo yubake urukundo rwanyu mwembi. Ikintu cya gatanu ugomba kwitwararika ni ukugira impuhwe n'ubwuzu. Mu rukundo ni ngombwa kugaragaza impuhwe no kumva amarangamutima y'umukunzi, kumufasha mu bihe bikomeye cyangwa mu bibazo byihariye, bigaragaza urukundo rutajegajega. Kugaragaza umutima w'imbabazi mu gihe yakoze amakosa, ukamugirira impuhwe, ukamugirira imbabazi, ukamugaragariza umutima wo kumwakira. Icyo gihe bituma nawe yumva ko igihe aje akugana atagiye ahantu habi, ahubwo asanze umuntu umwe. Ikintu cya gatandatu ugomba kwitwararika ni ukwitwararika no kuba wita ku byo umukunzi wawe akeneye. Wita ku mukunzi wawe n'ibyo akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi. Ibi bishobora kuba nk'ibikorwa byo kumwereka urukundo mu buryo bw'inyungu cyangwa bw'ibyifuzo bye. Iyo bavuze kwitwararika nyine mu rukundo, ni ukugerageza kugabanya amakosa, ukirinda ko hari amakosa menshi wajya ugaragaza cyangwa se ugaragaramo, kugira ngo umukunzi wawe adatangira kugutera icyizere, cyangwa ukabona nyine ntabwo akwiyumvamo, ntabwo yifuza kukugaragaza aho agiye hose, cyangwa ibintu arimo akora ntabwo yifuza ko wabigaragaramo mu gihe abantu bareba, mu gihe abantu
barebana kumva nyine atewe isoni no kuba ari kumwe nawe, kubera iki? Utuntu wenda uhora ukora, utuntu tudasobanutse ugira. Gerageza nyine ukore ibintu bimuhesha ishema kandi nawe biguhesha ishema. Witwararike ku tuntu tw'udukosa, utuntu tw'utubazo ugirana n'abandi. Si byiza mu rukundo kugira ngo mwubake ikintu gikomeye kandi gifite akamaro. Nyuma y'ibyo ahubwo, aho kugaragara mu utwo tubazo dushobora gutuma ugaragara nabi, hari ikindi kintu ari nacyo cya karindwi cyagufasha kugira ngo ube confident, kugira ngo umukunzi wawe nawe akugirire icyizere kandi yumve ko uri akaboko ke k'iburyo, yumve ko nawe ahantu ari ugomba kuba uhari, cyangwa se aho uri nawe yumve ko agomba kuba ahari. Icyo kintu kirakomeye cyane, kugira ubutwari bwo gukemura amakimbirane. Amakimbirane ashobora kubaho mu rukundo, ariko ni ingenzi kumenya uburyo bwo kuyakemura mu buryo bwubaka, birumvikana. Ubwo mu gihe habayeho gukimbirana, mu gihe habayeho kutumvikana, ese ninde ufata iya mbere? Ninde ufata iya mbere mu kugira ubushake bwo gukemura aya makimbirane? Gerageza utere intambwe ugaragaza ubushake bwo gukemura amakimbirane. Ibyo bizatuma umukunzi wawe ahora yumva ko nyine nawe uri umuntu w'ingenzi. Kugira ubushishozi no kumva ko mu rukundo hakenewe ubufatanye kugira ngo habeho amahoro no gushyira mu bikorwa ibisubizo byubaka ni ingenzi cyane. Haranira guhora ushaka ibisubizo, guhora ushaka ibisubizo by'ibibazo muhura nabyo, by'ibibazo mugendana nabyo, by'ibibazo mushobora gihe mwamutumvikanye, hari ikibazo cyabiteye, ugerageze gushaka ibisubizo byabyo. Kandi si ukuvuga ngo ni mu rukundo gusa, ahubwo n'aho uri, ahabaye amakimbirane, ahabaye imirwano, ahabaye nyine kutumvikana mu bantu runaka, ugerageze ube nyine wa muntu w'ingenzi, yaba muri sosiyete, yaba mu hantu muba, ugerageze ugaragaza ubushake bwo gukemura amakimbirane y'abantu. Bizatuma nyine umukunzi wawe akubonamo intwari kandi akubonemo umuntu ufite ubwenge n'ubushobozi bwamufasha, yumve ko ari comfortable, yumve ko igihe yagize ikibazo nawe azaba afite umuntu hafi ushobora kukimukemurira. Ni ukugerageza gushaka umutekano w'amarangamutima yanyu mwembi. Urukundo rugomba kubamo umutekano w'amarangamutima. Bivuze ko umuntu agomba kugira uburyo bwo kurinda no kubungabunga ibyiyumvo by'umukunzi we kugira ngo adahungabanywa n'ibibazo cyangwa ibyago byaba bihari mu buzima bwa buri munsi. Umunsi tugira ibibazo, uyu munsi tugira ibintu bituma twumva tutameze neza, buri munsi tugira ibihombo. Niyo mpamvu umuntu aba akeneye n'umukunzi kugira ngo abashe kumuba hafi, abashe gutuma atagwa hasi, yumve ko yagarura icyizere cyo kubaho n'icyizere cy'ubuzima. Niyo mpamvu nyine abantu benshi uzasanga bajya mu rukundo badafite intego, badafite impamvu barugiyemo. Ugasanga buri munsi wenda nyine barakimbirana, buri munsi barahurira mu bintu bidasobanutse, aho kugira ngo wite ku marangamutima ya mugenzi wawe, wite ku byiyumvo bya mugenzi wawe, umumenye neza, umenye intege nke aho ziri, umenye ibintu bikunda kumushavuza no kumubabaza, ujye ubimurinda, cyangwa mu gihe yahuye nabyo ubashe kuba wamushyigikira, ubashe kuba wamuba hafi no kumurinda ko yakwiheba akaba yagira ikintu kibi akora. Ahubwo ugasanga wenda uratagetinga ikintu kimwe, uratagetinga ikintu runaka kitari na ngombwa. Ibyo ngibyo bizatuma ubabaza umuntu muri kumwe, utume umuntu mukundana yumva ataryohewe n'urukundo kandi ari ibintu yaje ameze nkaho ashaka umunezero n'ibyishimo. Gerageza witwararike rero, uharanire kubaka no gushyigikira umukunzi wawe mu bintu byiza kandi byubaka. Ikintu cya 9 cy'ingenzi kandi cy'umumaro abantu dukwiye kwitwararika mu rukundo, nawe utarangira mu rukundo wacyitwararika kandi wazacyitwararika mu gihe warugezemo: kwihanganirana no kubabarirana. Nta muntu utagira ingeso, nta muntu utagira amakosa, ahubwo igihe amakosa yabayeho ubigenza ute? Fata iya mbere, kwihanganirana. Habaye amakosa
urukundo rugomba kubaho ku musingi w'ubwumvikane no gukosorana mu buryo bw'ubwubahane. Ese umuntu mukundana nimba akuze agakora ikosa ugashaka kumukubita cyangwa se kumutuka, urumva icyo gihe urimo wubaka? Wapi. Ahubwo gerageza umwicaze, umuganirize, umuhane mu buryo bumwubashye kandi nawe bumwumvisha ikosa yakoze, bumwumvisha ko nyine ikintu yakoze kitari ingenzi, aho kugira ngo uhuruduke uze umubwire ibintu bidafashije, ibintu bidasobanutse, kandi mwese muri abantu bakuru muzi ibintu murimo. Ni byiza ko umwicaza ukamusobanurira neza ikibazo, umwubashye, kandi mu gihe yumvisha ikosa agasaba imbabazi umubabarire. Kandi nawe nimba wumva wakoze ikosa, gira ubutwari bwo gusaba imbabazi, kandi mu gihe uzisabye ntuzihabwe, ntibitume wajya kure cyangwa ngo ujye, ahubwo ugerageza ube hafi, kandi bizatuma nyine ubona ko impinduka zigenda ziba mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Kubahana, kubabarirana no kwihanganirana ni ikintu cy'ingenzi mu mibereho y'urukundo. Icya nyuma rero cyacu mu bintu twabateguriye ni ukwiyitaho no kwikunda. Ntabwo ndi kuvuga kwikunda ku buryo nyine wumva wikunze ukumva ko udakwiye gukora mu nyungu z'uwo mukundana cyangwa z'abo mugendana. Oya, ahubwo kumenya gukunda wowe ubwawe ni ngombwa mu rukundo. Iyo umuntu yimenye kandi agashaka kubaho neza, bituma arushaho kugira ubushobozi bwo gukunda no gufasha abandi mu rukundo. Uvuga ngo nibumara kwimenya uziyitaho, niwumva wikunze uzigurira utuntu twiza nyine dutuma nawe ugaragara neza, ku buryo ushobora kugaragara imbere y'umukunzi wawe. Mbere na mbere uramanza wikunde kugira ngo n'umukunzi wawe abone kugukunda. Niwikunda bizatuma wiyitaho, kandi bizanatuma n'ukureba agukunda, bizatuma n'uwo mukundana yumva ari proud yawe, kubera ko nawe wamanje ubwawe kwimenya, ubasha kwiyitaho. Umukunzi wawe nyine azaza bikunde kandi azumva ari ibintu byiza bimuhesheje ishema. Urukundo rwiza ruba rufite imico myiza y'ubwubahane, kwizerana, gufashanya no kubana mu mahoro. Byose bigamije kubaka ubuzima bwiza bw'abakundana. Birumvikana ibyo byose kubyubahiriza niko mubaho neza kandi mukabaho mwumvikana mu rukundo rwanyu. Gukurikiza izi ngamba bizagufasha kubaka urukundo rwiza kandi rwuzuye. Turagushimiye cyane byimazeyo wafashe umwanya ukumva iki kiganiro ukakirangiza. Ni iby'agaciro kukugira, ni iby'agaciro kuba wemeye ko twakugezaho izi nyigisho. Mu by'ukuri kora subscribe, kore like, comment kugira ngo tujye tubana mu bihe byose twateguye ikiganiro runaka. Mu gihe twagishyizeho tubane, kandi nawe ibyifuzo byawe bigomba kubahirizwa. Comment zawe ni ingenzi, ziratwubaka kandi bituma tumenya ibyo dukora, ko abo tubikorera nabo banyurwa nabyo, cyangwa ibitabashimishije tukagerageza tukabikosora. Bana natwe rero mu bihe byose. Donasi 23 TV, urakoze cyane.